Bavandimwe bakunze umuyoboro tumenye Kristo rumuri na Kiliziya TV, turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Kristo Yezu akozwe. Twishimiye kubagezaho ikiganiro cy'uno munsi kigaruka ku butumwa bwa nyir'ubutungane Leo wa 14 ku munsi mpuzamahanga w'amahoro ku nshuro ya 59. Nk'uko dusanzwe tubigenza, reka dutange isengesho. Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima kwemera bagukunde, wereza roho wawe byose bibe bishya ntizabone guhinduka. Dusabe Mana mwisha kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe gukunda ibitunganye no kugirirwa nawe iteka, ubwo Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bavandimwe, buri tariki ya mbere Mutarama wari umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Kiliziya rero isanzwe tugezaho ubutumwa bujyanye n'uwo munsi. Turizihiza uwo munsi ku nshuro ya 59 ku itariki ya mbere Mutarama 2026, kwa n'umunsi wa Bikira Mariya nyina w'Imana. Twishimiye rero kubagezaho ubutumwa bwa nyir'ubutungane Papa Leo wa 14. Ubutumwa bwa nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 bujyanye n'umunsi mpuzamahanga w'amahoro wisizwe ku nshuro ya 59. Kuri nshuro ya 59 ubutumwa bufite insanganyamatsiko igira iti: nimugire amahoro mwese, duharanira amahoro atagira intwaro kandi agamije gukumira intwaro. Nimugire amahoro. Iyo ndamutso ya kera cyane igikoreshwa no muri iki gihe no mu mico myinshi, yongeye kugaruka ku buryo bukomeye mu ijoro rya Pasika ivuzwe na Yezu wazutse. Nimugire amahoro, kuko tubisanga mu Ivanjili kwanditswe na Mutagatifu Yohani, mutwe 20:19 n'umurongo wa 21. Ni ijambo ritagamije gusa kwifuriza abantu amahoro, ahubwo rihindura burundu uwaryakiriye, bityo bikagaragara no mu buryo bufatika. Niyo mpamvu abasimbura b'intumwa buri munsi bagaragaza ijwi ryabo no ku isi yose mu mutuzo bagamije guhinduka. Nimugire amahoro. Kuva ku mugoroba natoreweho kuba umwepiskopi wa Roma, nifuje gushyira indamutso yanjye muri iyi mvugo ibwirwa buri wese, kandi ashaka kubisubiramo. Ni amahoro ya Kristo wazutse, amahoro atagira intwaro kandi adashaka intwaro, amahoro yihangana aturuka ku Mana, Imana idukunda twese nta kiguzi. Ingingo ya mbere: amahoro ya Kristo wazutse. Kristo ni umushumba mwiza watsinze urupfu kandi agasenya inkuta zitandukanya abantu, kuko tubisanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi umutwe wa 2:14. Niwe utanga ubuzima bwe kubw'intama ze, kandi afite intama nyinshi ziri hanze y'urwuri rwe, kuko tubisanga mu Ivanjili yanditswe na Mutagatifu Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 11 n'umurongo wa 16. Kristo niyo mahoro yacu. Ukugaragara kwe, igitambo cye, umutsindo we bigaragarira mu kwihangana kw'abahamya benshi, ari nabo ibikorwa by'Imana bikomerezamo ku isi, bigakomeza kumurikira isi mu mwijima wayo. Itandukaniro riri hagati y'umwijima n'urumuri mu by'ukuri si ishusho yo muri Bibiliya gusa isobanura imibabaro ituma habaho isi nshya. Ni ubuhamya bw'ibyatubayeho kandi bikaduhungabanya imbere y'ibigeragezo duhura nabyo mu bihe by'amateka turimo. Ni koko kubona urumuri no kurwemera ni iby'ingenzi kugira ngo umuntu ataba mu mwijima. Ni ibintu abigishwa ba Yezu basabwa kubamo ku buryo bwihariye, ariko mu buryo bwinshi bikagera ku mutima wa buri muntu wese. Amahoro abaho, yifuza gutura muri twe, afite ububasha bwo kumurikira no kwagura ubwenge mu bwiyoroshye, arwanya urugomo kandi ararutsinda. Amahoro yifitemo umwuka w'uhoraho. Igihe abantu batera hejuru babwira ikibi bati turakurambiwe, ni nabwo baririmba buri gihe amahoro. Ni muri uwo mujyo wazutse yadushyize. Ni muri ubwo buzima abatera amahoro bibera, bikabafasha gutsinda umwijima nk'abarinzi mu gihe cy'ijoro. Nibyo Papa Francisco yise intambara ya gatatu y'isi yose mu byiciro.
Ibinyuranye n'ibyo ni ukuvuga kwirengagiza urumuri nabyo birashoboka. Icyo gihe umuntu atakaza ukuri kose, akemera kugaragaza isi mu buryo bw'igice kandi bukocamye, mu bimenyetso by'umwijima n'ubwoba. Muri iki gihe usanga benshi baryoherwa n'inkuru zitarimo mizero, bakirengagiza ko abandi ari beza, bakibagirwa ko ibikorwa by'Imana bihoraho ku bantu bayo kabone n'iyo baba barakomerekejwe n'ibyaha. Mutagatifu Agustin yashishikarizaga abakristo kuba abakunzi b'amahoro kugira ngo nibayizirikaho bafashe gukongeza urumuri aho batuye. Mu gihe yandikiraga umuryango we, yaravuze ati niba mwifuza ko n'abandi baba mu mahoro, nimubanze muyabemo mwebwe ubwanyu, muyagumemo. Kugira ngo mukongeze amahoro mu bandi, mugomba kuyagira ku buryo busesuye. Bavandimwe, twaba dufite ingabire y'ukwemera cyangwa se tudafite ukwemera, niduharanire amahoro, nituyakire, tuyamenye aho kuyafata nk'aho ari kure cyane cyangwa se ko adashoboka. Mbere yo kuyagira intego, amahoro n'urugendo rukomeza. Nubwo tuyatuyemo kandi nayo akatubamo nk'umuriro uhungabanywa n'inkubi y'umuyaga, tuyagumane tutibagirwa amazina n'amateka y'abayaharaniye. Ni ihame riyobora kandi rigena amahitamo yacu. Ndetse no mu turere twasenyutse, aho abantu basa naho nta mizero bafite, turacyahabona abantu batibagiwe amahoro. Nk'uko mu ijoro rya Pasika Yezu yinjiye aho abigishwa be bari bafite ubwoba kandi bihebye, nako amahoro ya Kristo azutse akomeza kurenga inzugi n'imipaka binyuze mu majwi no mu ndoro y'abahamya b'amahoro. Ni impano ituma tutibagirwa icyiza, tukagifata nk'umutsindo kandi tukagihitamo twese hamwe. Ingingo ya 2: amahoro azira intwaro. Mbere gato y'uko Yezu afatwa, mu gihe yari afite kwizera gukomeye, yabwiye abari kumwe nawe ati mbasigiye amahoro, bahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi yatanga. Ndetse yongeraho ati ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Ivanjiri uko yanditswe na Mutagatifu Yohani, umutwe wa 14 umurongo 27. Mu buryo bwimbitse, amavanjiri ntahwema kuvuga ko icyatunguye abigishwa ari igisubizo cye kitarangwamo inabi. Inzira bose batahise bemera babimburiwe na Petero, ariko amaherezo umwigisha akabasaba kuyikurikiza. Inzira ya Yezu yakomeje guteza impungenge n'ubwoba. Yongeye gushishikariza uwari kumurwanirira ati subiza inkota yawe mu rwubati. Amahoro ya Yezu azutse nta ntwaro afite, kubera ko intambara yarwanaga nta ntwaro yari afite, mu mimerere yihariye ishingiye ku mateka, politiki n'imibereho y'abantu ku buryo bugaragara. Ku bijyanye n'ako gashya, abakristo bose hamwe bagomba guhamya nk'abahanuzi bibuka amakuba yagiye aba, ndetse rimwe na rimwe bakayagiramo uruhare. Umugani ukomeye w'urubanza rw'isi yose ushishikariza abakristo bose kurangwa n'impuhwe mu gihe bibuka ibyo banyuzemo. Ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 25 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 46. Mu gihe kandi bazaba babigenza batyo, bazabona iruhande rwabo abavandimwe bagiye bumva imibabaro y'abandi ku buryo bunyuranye, bikabafasha kubohoka bakikura mu mutego w'ubugizi bwa nabi. Nubwo abantu benshi muri iki gihe bafite imitima yiteguye kubana n'abandi mu mahoro, bumva nta bushobozi bafite bwo guhangana n'ibintu bigenda birushaho kuzamba. Mu by'ukuri, Mutagatifu Agustin yari yaramaze kugaragaza ikibazo cyihariye. Kuririmba amahoro biragoye cyane kuruta kuyageraho. Ese koko turashaka kuyaririmba? Twifuza imbaraga, dushaka gukangura ibyiyumvo, twishoza ku magambo dukoresha. Ahubwo se twaba twifuza kuyabamo? Bitatugoye, tumenye ko amahoro ari ayacu, ari mu biganza byacu. Iyo dufata amahoro nk'ikintu cyiza ariko kiri kure,
amaherezo ntituba tugitekereza ko kuyahakana bigayitse, ndetse tukaba twajya no mu ntambara kugira ngo duharanire amahoro. Ibitekerezo byiza, imvugo nziza, ubushobozi bwo kuvuga ko amahoro yegereje bisa n'ibidahari. Niba amahoro atari ikintu kiri mu buzima bwacu, kigomba kurindwa no kwitabwaho. Urugomo ruzatera mu buzima bwo mu ngo no mu buzima rusange. Mu mibanire hagati y'abaturage n'abayobozi, hari igihe abantu batekereza ko ari amakosa kudategura bihagije intambara, guhangana n'ibitero, kwitura inabi abayitugiriye. Uretse ihame ryo kwirwanaho mu rwego rwa politiki, ibyo bitekerezo by'abatavuga rumwe nibyo biriho cyane muri iki gihe cyo guhungabanya umutekano w'isi, bigenda birushaho kuba ibintu bikomeye kandi bidasobanutse uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo ari ibintu bidasanzwe kubona abantu bahora basaba kongera amafaranga akoreshwa mu gisirikare bikajyana n'amahitamo abantu bafata, bishyirwa imbere n'abayobozi benshi mu rwego rwo kugaragaza ko abandi ari bo bateje akaga. Mu by'ukuri, imbaraga zihamagarira abantu ibintu nk'ibyo, by'umwihariko ibitekerezo byo kwigwizaho intwaro za kirimbuzi, zigaragaza ko abantu badashobora kubana mu buryo bushyize mu gaciro, budashingiye ku mategeko, ku butabera cyangwa ku kwizerana, ahubwo bushingiye ku bwoba no gukandamizanya. Ingaruka z'ibyo, kuko Mutagatifu Papa Yohani wa 23 yari yarabyanditse mu gihe cye, abaturage babaho mu bwoba buhoraho kandi bakabaho nk'ababangamiwe n'inkubi y'umuyaga iteye ubwoba, ishobora kwangiza ibintu igihe icyo ari cyo cyose, kandi ifite ishingiro kubera ko izo ntwaro zihora ziteguye. Kuba ku isi hari abagabo bashobora kubazwa ubwicanyi n'ibikomere bitagira ingano by'intambara, bishobora gusa n'ibidashoboka, nyamara tugomba kubyemera. Igitangaza kimwe, impanuka imwe byari kuba bihagije kugira ngo hatere intambara. Mu mwaka wa 2024, amafaranga akoreshwa mu gisirikare ku isi yongereyeho 9.4% ugereranyije n'umwaka wawubanjirije, bigashimangira ko bikomeza kuzamuka guhera mu myaka 10 ishize, bikaba bimaze kugera kuri miliyari 2,718 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga 2.5% by'umusaruro mbumbe w'isi. Byongeye kandi muri iki gihe birasa naho bashaka guhangana n'ibibazo bishya bidatewe gusa n'imihati ikomeye y'ubukungu mu bijyanye no kongera kwitwaza intwaro, ahubwo no guhindura politiki y'uburezi. Aho kugira ngo habeho umuco wo kwibuka ukomeza gusigasira ibintu by'ingenzi byagezweho mu kinyejana cya 20, kandi twibagirwe za miliyoni z'abagwa muri ibyo bibazo, hashyirwaho ubukangurambaga mu itumanaho na gahunda z'uburezi, haba mu mashuri y'ibanze, muri za kaminuza no mu itangazamakuru, bigamije gukwirakwiza imitekerereze y'uko habayeho iterabwoba, ndetse hakaba n'ihererekanya ry'igitekerezo cyo kwigwizaho intwaro zo kudufasha kwirwanaho no gucunga umutekano. Nyamara umukunzi nyawe w'amahoro akunda abatamukunda. Mutagatifu Agusitini asaba abantu kudasenya ibiraro no kudatinda ku magambo acyocyorana, ahubwo bakagendera mu nzira yo gutega amatwi, kandi uko bishoboka kose abantu bagahura n'abandi. Hashize imyaka 60, inama nkuru ya Kiliziya yabereye Vatikani bwa kabiri ibaye, kandi mu gusoza ivuga ko hagomba kubaho ibiganiro byihutirwa hagati ya Kiliziya n'isi y'iki gihe. By'umwihariko inyandiko ya Papa Paulo wa gatandatu yise Gaudium et Spes mu rurimi rw'Ikilatini, mu rurimi rw'Ikinyarwanda ibyishimo n'amizero, yashishikaje kwitondera ubumuga dusigirwa n'intambara. Ingaruka zihariye z'intambara zo muri iki gihe ni uguha umwanya abafite intwaro zigezweho mu by'ubumenyi,
umwanya w'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kandi binyuze mu buryo runaka butagoragozwa. Ibi bishobora gutuma ubushake bw'abantu bugera ku myanzuro iteye ubwoba. Kugira ngo ibyo bitazongera kubaho ukundi, abepiskopi bo ku isi yose bateraniye hamwe kandi bunze ubumwe, barasaba abantu bose cyane cyane abakuru b'ibihugu n'abayobozi ba gisirikare gushyira buri gihe ku munzani izo nshingano zikomeye, mu gihe twongera gushimangira icyifuzo cy'abari mu nama ya Vatikani ya kabiri, kandi tukemera ko inzira y'ibiganiro ariyo nzira nziza cyane ku nzego zose. Tubona uburyo iterambere ry'ikoranabuhanga n'imikoreshereze y'ubwenge bukorano mu bya gisirikare byatije umurindi amakimbirane azamo intwaro. Iri ni iterabwoba ritagira urugero ryo kurimbura umuntu mu by'amategeko no mu bya filozofiya cyangwa ibitekerezo, ari naryo shingiro ry'imimerere y'abantu bose, kandi ryo rituma imimerere y'abantu bose irindwa. Ni ngombwa kwamagana imihibikano ikomeye y'inyungu z'ubukungu n'amafaranga bitareba inyungu rusange ituma ibihugu byiroha muri izo nzira, ariko ibyo ntibihagije niba mu gihe kimwe tudashishikariza gukangura imitimanama n'ibitekerezo bijyana mu bushishozi. Urwandiko rwa nyir'ubutungane Papa Francisco rwitwa Fratelli Tutti, twese turi abavandimwe, rugaragaza Mutagatifu Francisco wa Asizi nk'urugero rw'ubwo bukangurambaga. Muri iyi si yari yuzuyemo iminara y'abarinzi n'inkuta zo kubakingira, imijyi yasenywaga n'intambara zimena amaraso y'abantu hagati y'imiryango ikomeye, mu gihe hiyongera uturere duciriritse tutitaweho. Aho niho Francisco yaboneye amahoro nyakuri y'umutima, yirinda icyifuzo icyo ari cyo cyose cyo gushaka kuba hejuru y'abandi, aba umwe mu banyuma, kandi agashaka kubana neza n'abantu bose. Ni inkuru ishaka gukomereza muri twe kandi isaba ko dushyira hamwe imbaraga zacu kugira ngo buri wese afashe mugenzi we kugera ku mahoro atarangwamo intwaro, amahoro avuka ku busabane n'abandi no ku bwiyoroshye dutozwa n'ivanjiri. Ingingo ya 3, amahoro yigiza y'intwaro. Ubugwaneza bwigiza y'intwaro. Birashoboka ko ariyo mpamvu Imana yigize umwana. Iyobera ryo kwigira umuntu ryujurijwe mu kujya kuzimu ryatangiriye mu nda y'umukobwa wari ukiri muto, maze rikagaragarira mu kiraro i Betelehemu. Amahoro ku isi byaririmbwe n'abamarayika mu gutangaza ko hariho Imana itagira kirengera, kandi ko abantu bashobora kugaragaza ko bayikunda ari uko gusa bayitayeho. Ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 2, murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Nta kintu na kimwe gifite imbaraga zo kuduhindura nk'umwana, kandi birashoboka ko ari ibitekerezo by'abana bacu, ariko nanone n'iby'abandi bantu b'abanyantege nke nkabo ari byo biduhinguranya umutima. Kuri iyi ngingo wambanjirije kandi nubaha yanditse ko intege nke z'abantu zifite imbaraga zo gutuma turushaho gusobanukirwa neza ibyahoraho n'ibyihitira, ibyatuma umuntu abaho n'ibyamuhitana. Birashoboka ko ariyo mpamvu dukunze kwirengagiza ko hari aho tutarenga kandi tukagendera kure abantu bafite intege nke n'abafite ibikomere, kuko bafite ububasha bwo kwibaza icyerekezo twahisemo nk'abantu ku giti cyabo ndetse nk'umuryango. Nyir'ubutungane Papa Yohani wa 23 niwe wa mbere wavuze ko hari icyizere cy'uko hazabaho guhagarika intwaro burundu. Ibyo bikaba bishobora kugerwaho gusa ari uko umutima n'ubwenge byahindutse bishya. Mu gitabo cye yise Pacem in Terris mu rurimi rw'ikilatini, mu Kinyarwanda amahoro mu isi, yaranditse ati: twese twizere tudashidikanya ko guhagarika ubwiyongere bw'imbaraga za gisirikare, kugabanya intwaro ku buryo bugaragara ari ibintu bitapfa gukunda, cyane cyane kuzirandura, bidashoboka rwose mu gihe hatabayeho kugabanya intwaro mu buryo bwuzuye kandi bugera ku mitima y'abantu. Ni ngombwa gukoresha imbaraga zose zishoboka zivuye ku mutima kandi mu buryo bwuzuye
kugira ngo ubwoba n'indwara zo mu mutwe ziterwa n'intambara biveho. Ibyo bisaba ko ihame ry'uko amahoro azaterwa n'uburinganire bw'intwaro risimburwa n'ihame ry'uko amahoro nyayo ashobora kubakwa gusa mu kwizerana hagati y'abantu. Twumva ko ari intego ishobora kugerwaho kuko ariyo ubwenge bukeneye, ari nayo yifuzwa cyane kandi ifite akamaro gakomeye. Ubu ni bwo bufasha bw'ibanze amadini agomba guha abantu bababaye, abantu bakitondera ko ibitekerezo n'amagambo byahindurwa intwaro. Imigenzo ikomeye mbonezamana kimwe n'imikoreshereze iboneye y'ubwenge bidushishikariza kurenga isano dufitanye cyane cyangwa ubwoko, no kurenga ubwo buvandimwe bwemera gusa abafite ibyo bahuriyeho kandi bakanga abafite ibyo batandukaniyeho. Muri iki gihe turabibona ko ibyo atari ibintu byikora. Ikibabaje ariko ni uko muri iki gihe usanga hari aho bafata amagambo ajyanye no kwemera bakayinjiza mu ntambara za politiki, kurata urukundo rw'igihugu ku buryo burenze, ndetse rimwe na rimwe abantu bakumva ko ibikorwa by'urugomo ntacyo bitwaye mu gihe cyo guhangana hifashishijwe intwaro. Mbere na mbere, abemera bagomba kwihatira kwamagana imyitwarire mibi itukisha izina ritagatifu ry'Imana, bakabikora batanga urugero rwiza rw'imibereho yabo. Niyo mpamvu hamwe n'ibikorwa ari ngombwa guharanira gusenga mbere y'ibindi byose, kubaka ubuzima bwa roho, ibiganiro bihuza amadini yose nk'inzira z'amahoro n'uburyo bwo gusabana hagati y'imigenzo n'imico bitandukanye. Hirya no hino ku isi birifuzwa ko buri muryango waba inzu y'amahoro, aho abantu bitoza gukuraho urwango binyuze mu biganiro, aho abantu bashyira mu bikorwa ubutabera kandi bakitoza kubabarirana. Mu by'ukuri muri gihe kurusha ikindi gihe cyose birakenewe kugaragaza ko amahoro atari inzozi, binyuze mu guhanga udushya mu ikenerabushyo ryateguwe neza kugira ngo ritange umusaruro. Ku rundi ruhande, ibi ntibigomba kurangaza abantu bose ku byerekeranye n'akamaro k'urwego rwa politiki. Abafite inshingano z'ubutegetsi ku rwego rwo hejuru no mu nzego zibishoboye kurusha izindi zose nibasuzume neza ikibazo cy'uburinganire mpuzamahanga nyakuri, guha agaciro ikiremwamuntu, uburinganire bushingiye ku kwizerana, ku bunyangamugayo mu mibanire no mu kuba indahemuka mu kubahiriza amasezerano. Kugira ngo isesengura ryimbitse kandi ryuzuye rigaragaza aho amasezerano y'imibanire arambye kandi y'ingirakamaro azatangirira. Iyi ni inzira ishyira hasi intwaro mu mibanire, iy'ubuhuza, y'amategeko mpuzamahanga, nubwo hanyuzamo kugaragara ukutabyubahiriza uko bikwiye kandi abantu baba babigezeho bishya kuya. Ni ngombwa rero ko bidateshwa agaciro ahubwo bigahabwa imbaraga. Muri iki gihe ubutabera n'icyubahiro by'ikiremwamuntu byugarijwe kurusha ikindi gihe cyose, bikuruwe n'ubusumbane bw'ububasha hagati y'abakomeye. Ni gute twakwihangana muri ibi bihe by'imvururu n'amakimbirane kandi twirinda ikibi? Tugomba gushishikariza no gushyigikira ibikorwa byose bijyanye n'ubuzima bwa roho, umuco na politiki bikomeza amizero binyuze mu kurwanya ikwirakwizwa ry'imyumvire yo kutita ku bintu, nk'imbaraga ziriho ziterwa n'imbaraga zitazwi kandi zitagengwa n'ubushake bwa muntu. Mu by'ukuri, niba uburyo bwiza bwo gutegeka no gutera imbere nta nkomyi ari ugukwirakwiza ubwihebe no guteza urwikekwe buri gihe, twitwaje kurengera indangagaciro zimwe na zimwe, tugomba kurwanya bene ubwo buryo, tugateza imbere imiryango izi icyo ikora, uburyo bw'amashyirahamwe afite inshingano, ubunararibonye bwo kwitabira hatajemo urugomo, imikorere y'ubutabera bugorora ku rugero ruto no ku rwego runini. Ibi nyir'ubutungane Papa Leo wa 13 yari yarabigarutseho neza mu ibaruwa ya gishumba ye yise Rerum Novarum mu rurimi rw'ikilatini, Kinyarwanda ibintu bishya, agira ati: uko umuntu abona ko imbaraga ze zidahagije bituma afata icyemezo cyo gukorana n'abandi ndetse batanafitanye isano.
Ni mu byanditswe bitagatifu dusanga iyi mvugo: ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we. Wicaye wenyine aramutse aguye nta wundi wamuhagurutsa. Igitabo cy'Umubwiriza, umutwe wa 4, umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Imivugo nayo iragira iti: umuvandimwe wafashijwe n'umuvandimwe we ni nk'umujyi w'intikorerezwa. Igitabo cy'Imigani, umutwe wa 18, umurongo wa 19. Turabasaba ko ibyo byaba umusaruro wa yubile y'amizero yatumye abantu babarwa muri za miliyoni bongera kwibona nk'abagenzi, maze bagatangira kwiyambura intwaro mu mitima yabo, mu bwenge bwabo, mu mibereho yabo, iby'Imana igiye gusubiza vuba aha isohoza amasezerano yayo, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 2, umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Aho umuhanuzi agira ati: azacira amahanga imanza, akiranura abantu b'ibihugu byinshi. Inkota zabo bazazicuramo amasuka, amacumu yabo yacuremo ibihabuzo. Ihanga ntirizongera gutera irindi nkota, ntibazongera ukundi kwiga kurwana. Nzu ya Yakobo, nimuze tugendere mu rumuri rw'Uhoraho. Bikore Vatikani ku itariki ya 8 Ukuboza 2025. Nyir'ubutungane Papa Leo wa 14. Ubu butumwa bwashyizwe mu Kinyarwanda n'umunyamabanga bw'inama y'Episkopi Gatolika mu Rwanda. Ubugejweho na Padiri Senane Frem, umupadiri wa Diyosezi ya Kabgayi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Bikira Mariya Mwamikazi w'amahoro, udusabire. Ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mbifurije umwaka mushya muhire, umwaka wuzuye umugisha w'Imana, umwaka 2026. Muri uno mwaka mushya 2026 turifuza gukomeza kubageza ibiganiro by'iyogezabutumwa. Turabifuriza umugisha w'Imana, muzahirwe, tuzakomeza kwifatanya namwe. Tukabifuza ko mwakomeza kudukurikira, mugakora share, mugasangiza abandi ibiganiro, niba ari ibitekerezo nabyo mukabitanga. Tuzakomeza kubana namwe mu biganiro bitandukanye. Murakoze, Imana ibaho umugisha.